Nyuma y'amagambo menshi yakurikiye gusezera kwa Isimbi modo mu itsinda rya Kigali Boss Babes, bamwe bati ni pasiteri we yamubwiye kuvamo, abandi bati byamuteranyije n'umugabo we ahitamo kuba yavamo, abandi bati si ibyo ahubwo yahisemo kuvamo kubera kwanga gusesagura amafaranga y'akayabo bivugwa ko akoreshwa n'iri tsinda. Abandi bati reka da ukuri isuko nguko, ahubwo uriya mugore Isimbi modo yarirukanywe azira kwanga gutanga amafaranga kimwe n'ayabandi batangaga ibyo we yitaga gusesagura. Ese ukuri nukuhe hagati y'ibi byose? Ntujye kure rero, niba utarakora subscribe igihe nacyo ni iki ngiki. Iyi ni Inside Edge, ngi nitweme confiance, mbahaye kazi. Hagiye gushira ukwezi umunyamideli ubifatanya no gushabika Isimbi Vestine wamamaye cyane nka Isimbi modo asezeye mu itsinda ryamamaye nka Kigali Boss Babes. Tariki 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2023 nibwo umunyamideli ubifatanya no gushabika Isimbi modo yatangaje ko yafashe umwanzuro wo gusezera mu itsinda rya Kigali Boss Babes. Akaba yarasezeye hashize igihe kingana n'amezi ane gusa iri tsinda ribayeho, yewe rigakangaranya imbuga nkoranyambaga ku buryo bukomeye cyane, abandika bakamara impapuro ndetse n'abavuga bagacika ururondogoro. Kigali Boss Babes ni itsinda ry'abari n'abategarugori bahuriye ku kuba bazwiho gutunga gatubutse kandi bakaba ari ibyamamare. Iri tsinda ryashinze imizi mu kwezi kwa kane mwaka wa 2023. Ku ikubitiro rikaba ryaratangiranye n'abagore batandatu aribo Camila Yvette, Gashema Sylvie, Ariacour, Queen Douce, Igeno Christelle ndetse na Isimbi modo, ari nawe tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Nyuma yaho hasezeye mu itsinda rya Kigali Boss Babes ndetse agahita asimbunwa na Alice Douce, hagiye havugwa amagambo menshi atandukanye ku cyaba cyatumye uyu mugore asezera mu itsinda yaramaze igihe kingana n'amezi ane gusa. Mbere yuko turebera hamwe icyatumye Isimbi modo asezera muri Kigali Boss Babes, reka ubundi turebe Isimbi modo ni muntu ki. Amazina yiswe n'ababyeyi nk'uko twabigarutseho hejuru ni Isimbi Vestine, yamenyekanye cyane nka Isimbi modo. Isimbi modo yavutse mu mwaka wa 1990, avukira mu ntara y'Amajyepfo, Igitwe, akaba ari mu karere ka Ruhango. Avukira mu muryango w'aborozi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, nyuma y'imyaka 5 gusa, Isimbi modo yaje kwisanga muri orphelinat yari hafi ya karitsiye yavukiyemo ndetse akanakuriramo, dore ko byari ibirometero 300 gusa uvuye kuri orphelinat yabagamo kugera aho yavukiye. Nyuma yaje gusubira mu muryango, asanganirwa n'abari bararokotse, ayarwa n'uwo yita ndetse n'uyu munsi akita nyirakuru. Uyu mwana rumaze kubura hafi umuryango we wose kandi akiri muto, ku myaka 9 gusa y'amavuko yatangiye kugira inzozi zikomeye z'ejo hazaza. Gusa bikaba bitari byoroshye bitewe n'agace yabagamo ndetse n'amikoro y'uyu muryango. Uyu mukobwa wari ukiri muto yatangiye kujya kora ibirometero byinshi cyane, ajya ku isoko, ajya kugurisha imbuto ndetse n'imboga, ubundi akabona amafaranga make cyane yashobokaga agataha. Nanone akongera agakora ibirometero byinshi asubira iwabo mu rugo. Isimbi modo yaje kubona akazi gaturutse ku kugurisha produits, atangira kubona amafaranga make gusa yisumbuye ko yabonaga mbere. Isimbi modo yatangiye kwishyura amafaranga y'ishuri, atangira kwigurira udukayi ndetse akajya nafasha nyirakuru ibyibanze nkenerwa byo mu rugo. Kuva ubwo yatangiye kwibonamo ubushobozi buhambaye bwo kuba hari ibintu byinshi bikomeye yakora mu gihe yaba bishyizeho umutima ndetse n'imbaraga. Mu mwaka wa 2008 Isimbi modo yaje kwitabira irushanwa ry'ubwiza mu kigo cy'amashuri yisumbuye yigagamo, biza kurangira yegukanye n'iryo rushanwa. Ibi byamushyize mu kindi cyiciro, urukundo rwo gukora ndetse no gutunganya imideli rurazamuka, atirengagije no kwita ku bwiza. Ibi byaje gutuma rero kwikubitiro afungura business ye ya mbere ya Gift and Tea Company Limited, ikurikirwa na Golden Models, ndetse nyuma ashinga n'indi business ya Isimbi Cosmetics and Imports. Izi company zose uko ari 3 zigahurizwa hamwe muri Isimbi Group, abereye CEO and founder. Uyu munsi wa none tuvugana cyangwa se uyu munsi wa none tuvuga ibi, Isimbi modo ni umunyamideli ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Isimbi modo yamuritse imideli mu bitaramo byinshi bitandukanye, birimo icya Collective RW Week of Fashion. Yagaragaye kandi mu mashusho y'indirimbo yahuriwemo na Meddy, Ankostin ndetse na nyakwigendera Iva Bulavani. Mu mwaka wa 2018 nibwo Isimbi modo yinjiye mu bwato bw'urukundo Captain, akaba umunya Israel Shol Hatil,
maze tariki 23 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 basezerana imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda bamaze gushimangira uko bakundana ku cyumweru tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 muri Radisson Blu i Kigali. Isimbi Modo na Sol Hatil bakora isezerano ry'urudashira imbere y'Imana ndetse n'abantu. Mu kwezi kwa kane umwaka wa 2023 nibwo afatanyije n'abandi bagore batanu bubatse itsinda rya Kigali Boss Babes. Maze nyuma y'amezi ane gusa uyu mugore aza gusezera kuri bagenzi be bakunze kumvikana bitwa ibyuki bya Reyo. Nyuma y'aho aviriye muri iri tsinda amagambo yabaye menshi ku cyaba cyatumye asezera bagenzi be, gusa abandi bati ntiyasezeye ahubwo yarirukanywe. Amagambo akomeza kuba menshi, ukuri nyako kubivugwa gukomeza kuba nako ihurizo, dore ko n'abashaka kugira icyo bivugaho hagati ya Isimbi Modo ndetse n'abagenzi be yaraseze muri Kigali Boss Babes. Ubwo yaganiraga n'imwe muri televiziyo ikorera ku muyoboro mugari wa YouTube ikorera hano mu Rwanda, Isimbi Modo yagarutse ku gusezera kwe muri Kigali Boss Babes mu magambo ye agira ati, mbere na mbere ndagira ngo iki kintu mbanze gisobanure neza. Hagiye havugwa byinshi bitandukanye, nyamara hafi ya byose byari ibinyoma. Gusa ariko hano igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri ku muvuduko uteye ubwoba mu iterambere, ndetse igihugu cyacu kikaba kinaduha amahirwe yo kuba umuntu yakora ibintu byinshi bitandukanye. Rero nanjye ndi muri uwo mujyo kuko mfite ibintu byinshi nkora bitandukanye bitanyemerera na rimwe kujya muri biriya bikorwa baba bagiyemo. Rero kugira ngo mbasubize inyuma muri gahunda zabo, nk'igihe twapanze gahunda runaka maze njye simbashe kuba naboneka, byaruta rwose nkabaha umwanya simbicira gahunda. Nubwo buryo natekereje, hanyuma mfata umwanzuro wo kuba mvuyemo kubera gahunda nyinshi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye umunsi ku munsi, harimo n'urugendo rwa Isimbi Group. Isimbi Modo kandi avuga ko nta muntu n'umwe wamuhatirije kuba yasezera muri Kigali Boss Babes, ndetse akavuga ko we nibishoboka nyuma azongera agasubiramo. Ngayo amashira kinyuma ugusezera kwa Isimbi Modo mu itsinda yavuyemo rimaze amezi ane gusa rishinzwe, rikaba itsinda ryatangiye rifite gahunda yo gutangiza reality TV show, kikaba ikiganiro bose bagombaga kuba bahuriyemo. Amakuru avuga ko gufata amashusho y'iyi reality TV show byagombaga gutangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023, ndetse agafatwa n'umuhanga mu gutunganya filme Stanley Ajalaja ukomoka mu gihugu cya Nigeria, umugabo yoboye filime zitandukanye zirimo nka Home and Away, Okori, Mr and Mrs ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Kigali Boss Babes ubigizwe na Inkuru, binavugwa ko ari we muyobozi wayo nubwo abayigize batabyemera, dore ko bavuga ko buri wese ari umuyobozi. Hakaza Geno Christelle wanagaragaye mu mashusho y'indirimbo Caterpillar ya Bruce Melody, Gashema Sylvie, Camila Yvette, Queen Dus, akaba anafite iduka ry'imyenda rizwi nka Queen Ladus Collection. Hakaza Alice la Boss ari nawe wasimbuye Isimbi Modo, ubu hugiye mu kwita ku muryango we nawe ubwe ndetse na business ze zirangajwe imbere na Isimbi Group. Ndagushimiye wewe wabanye nanjye. Iyi ni Inside the Edge, njye nitwa Confiance. Bella ciao, bella ciao.